iyi tariki yandike ahantu ibyo ngiye kukubwira bigiye kuba kandi nawe bizakubaho. Ni tariki Mwuka Wera yambwiye ngo mvuge. Wowe unkurikiranye kuri iyi video, ndashaka ngo usengere Imana mbere yuko iyi tariki igera. Simbizi situation uri kunyuramo, ariko ndagira nkubwire ngo ntumwe n'Imana ngo nkubwire ngo itariki abantu bari baguhaye yo kumwara, Imana yavuze ngo humura, umunsi baguhaye wo kumwariraho Imana izawugutambutsaho amahoro utamwaye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora ibyo butware. Nje kuguhumuriza nkubwira ijambo rivuga ngo humura, itariki abantu bari bagutegerejeho kuzaseberaho Imana yigutambukije udasebeyeho. Itariki abantu bari baguhaye yo kuvuga ngo uku kwezi bakikomanga mu gituza bakavuga ngo ibyo bashize kuri wowe bigezweho, Imana iravuze ngo bitesheje agaciro. Bitinje gikomeye nabonye imvura nyinshi igwa. Iyo mvura yari igiye kukunyagira. Ngiye kubona mbona marayika hagati muri ya mvura ashizemo umukororombya. Umukororombya usobanura iki? Iyo imvura igiye kugwa hakaza ikintu cyitwa umukororombya, ubutangaza ngo imvura warebaga igiye kugwa ntabwo ikiguye. Imana ishimwe. Nagira mvugane nawe mu izina rya Yesu Kristo. Ibigeragezo warebaga imbere yawe ukavuga ngo uramwaye, ukavuga ngo urasebye, hari umukororombya marayika yohereje. Hari umukororombya Imana yamaze gushira imbere yawe. Muri iyo mvura wabonaga ko igiye kukunyagira, muri ibyo bibazo wabonaga ko bigiye gutuma useba, ukabona ugiye kumwara, ukabona ugiye kwandagara. Hari umukororombya, hari ubutabazi Imana yamaze kuzana aho abantu bari bategereje kukumwariza. Imana ihagutambukije utamwaye. Reka nguha amakuru meza. Hari igihe Imana ireka abantu bagategura akagambana, abantu bakakuroga, abantu bakagufataho ijambo, wowe ukabona barakurangije. Imana ihagaze aho uzamwarira. Reka nkubwire, Imana ihagaze aho uzamwarira, Imana ihagaze aho uzapfira, Imana ihagaze aho uzasebera, Imana ihagaze aho abantu benda kukuroha mugobo, aho niho Imana ihagaze. Saduraka na Meshake na Abedenego barabafashe babajugunya mu itanura ry'umuriro. Abantu baravuga bati turabarangije, turabemeje, iyo Mana basenga reka tuyirebe. Imana iragenda irabareka, ihagarara mu itanura ry'umuriro. Itanura rihindura pisine, abahungu bavamo nta n'umwotsi ubanutseho. Ndaguhanuriye mu izina rya Yesu Kristo, uzava muri icyo kigeragezo nta mwotsi ukunutseho. Uzava muri icyo kibazo nta mwotsi ukunutseho. Uzava muri ayo madeni utandagaye. Uzabyara ibyo abantu batekereza bitakubayeho. Abavuga ngo wuriye indege wagiye mu mahanga ntacyo uzapfa wigejejeho, ndagira ngo utangarize sibo Mana yawe. Imana yantumye ngo uzava muri icyo kigeragezo nta mwotsi ukunutseho. N'Uwiteka wabivuze. Yavuze ngo ibyo ureba ukabona ko bigiye kukumwaza, abari kwikomanga mu gituza bavuga ngo barakurangije, bavuga ngo ibyo bakugambiriyeho bigisohoyeho, Imana yavuze ngo humura, uzava muri icyo kibazo nta n'umwotsi ukunutseho. Mu gitabo cyo Kuva ibice 12 umurongo wa 14 Bibiliya iravuga ngo Uwiteka ari bukugwanirire nawe wicecekere. Ceceka ntiwongere kuvuza induru, ceceka ntiwongere kurira, ceceka Imana yabirangije. Tangira uramburira Imana amashimwe. Tangira ugendagenda ubwira ikigeragezo ukibwira ngo warangiye, garanti yawe warangiye. Tangira ugira ibihe byiza mu mutima wawe wo gukumbura igisubizo. Liboni yatandike devoni yagase. Icyo kibazo cyaje ku buzima bwawe, umuryango cinjiranyemo, Imana yamaze kuwufungura, hagiye kwinjira igisubizo. Ntiwongere kurira, ntiwongere kuvuza induru, ntiwongere kuvuga ngo urarangiye, ntiwongere kuvuga ngo Imana iragutaye. Oya, irantumye ngo nkubwire ngo icyo kigeragezo ugiye kukivamo nta n'umwotsi ukunutse. Iyo mvura naje kubona, nabonaga igiye kunyagira abantu benshi. Muri abo benshi nawe wari urimo. Ngiye kubona mbona umukororombya. Mwuka Wera arambwira ngo
iyo mvura ureba icitse n'ibigeragezo, ariko mukororombya urashushanya marayika uje guhagarika icyo kigeragezo. Simbizi mwene data, ahantu uri wari ufite umutima urushe, ahantu uri wari uri kwitotomba ubwira Imana ngo kubera iki ndiho, ahantu uri nta kintu wakoraga ngo ugereho, ahantu uri ubugwayi buhora mu muryango wawe, family yawe ifite ibibazo, ntiyakundanaga, buri wese yakinagize, agahinda kari kenda kuzakwica, abantu babonaga ugenda wambaye wisize makeup, witeka perfume, ariko ibibazo byenda gusatura umutima wawe. Nshuti yanjye, tangira useke unezerwe, tangira uzamura amashimwe, tangira utere haleluya. Insinzi y'Imana irabonetse, insinzi y'Imana yabonetse. Hariya wabonaga ugiye kumwarira, hariya wabonaga ugiye gusebera, hariya wabonaga isoni zigukora, Imana irantumye ngo nkubwire ngo humura, isoni ntabwo zikigukoza. Ako gahinda wari ufite, ayo marira wari ufite, Mwuka Wera agiye kugutabara. Nyemerera ngo usengere Imana, Mana ya Isaka na Yakobo, Uwiteka ushobora byose. Ndasengera uyu muntu nkurikiranye kuri YouTube channel, wari ufite umutima n'agahinda karemerewe, ndamusengeye mutabare, ndamusengeye mukure muri iki kigeragezo, ndagusengeye Imana igukureho iyi ndwara, ndagusengeye Imana kwishurira iryo deni, ndagusengeye urugo rwawe rugira amahoro, ndagusengeye Imana iguhereza urubyaro, ndagusengeye Imana iguhereza ibyangombwa, ndagusengeye Imana igukure muri urwo bushomeri, ndagusengeye Imana iguha akazi, ndagusengeye aho bakuzirikiye bakavuga ngo uzapfa utubatse, Imana ikuziture ukore mariage. Akira gusohoka muri icyo kigeragezo nta mwotsi ukunutseho, akira kwinjira mu gihe cyawe ugatabanga, akira guhanagurwa amarira Imana iguhanaguye, akira kuva muri iryo deni udasebye. Iyo divorce yari yatangiye kuboneka mu rugo rwawe, ndayifunze mu izina rya Yesu Kristo. Ndagusengeye wowe bavuze ko uzapfa ntaho ugeze, Imana ihakugeze bakiriho, Imana igutabara abanzi bawe bakiriho, Imana igutabara abagusebya bakiriho, Imana igutabare abifuza kumwara bakiriho, Imana igutabarire mu maso yawe. In the name of Jesus Christ, akira ubutabazi bw'Imana. Imana ikwibuke, ikwibukane n'umuryango wawe. Imana igutabare, iguhoza amarira, iguhozanya amarira nabo mwayarize. Imana iguhoza amarira, iguhozanye n'umuryango wawe. Imana ikwibuke, ikwibukane n'umuryango wawe. Imana igukureho igisuzuguriro, igisuzuguriro kiri ku muryango wawe. Imana igukoresha kugira ngo uveho umwuka w'umubabaro. Intambara wagwanaga Uwiteka zirangiza, niwe nigiye gukoresha mu muryango wawe nka Dawidi, ukica Goliyati wananiranye mu muryango wawe. Ni wowe Imana igiye guhagurutsa kugira ngo umuryango wawe uveho igisuzuguriro. Humura, Imana ntiyagutaye, humura, Imana ntiyakwibagiwe, humura, Imana ntizemera kupfana ku gahinda. Imana yantumye ngo icyo kigeragezo ureba ugiye kukisohokamo nta mwotsi ukunutseho. Niba ugira ngo ndakubesha, subiza amateka yawe inyuma. Aho wavuye niho hari kure, aho uzagera ni kure kuruta aho uhagaze uyu munsi. Kigaragaza ko uzagera kure nuko wahuye n'ibiguca intege, ugahura n'abantu bakubwira ngo ntawe iwanyu wageze aha, naho ugeze si abantu babigizemo uruhare, ni Imana yagusunitse. Bikubera ikimenyetso ko aho uzagera ari kure. Umwuka wo gupfundikanya kuva uyu munsi Imana ibugukureho. Ubuzima bushaririye unyuramo Imana ibugukureho. Ubuzima bw'amadeni uhorana Imana ibugukureho. Guhora wizenguruka udatera imbere Imana ibigukureho. Ndagusengeye mu izina rya Yesu Kristo, Imana igukureho umwuka wose utuma uvunika ukavunikira ubusa. Imana igukureho umwuka uwo ari we wose utuma udashaka gutera imbere. Imana igukureho umwuka uwo ari we wese udashaka ko wagera ku nzozi zawe mu izina rya Yesu Kristo. Imihango yagukoreweho yaba yuzi niyo utazi, ndagusengeye Imana data wa twese igukureho bariyeri abarozi bashize imbere yawe. Imana iguhereze icyubahiro. Ndagutumiye ku cyumweru saa 7 mu gitaramo cyo gusenga tukabohoza Kabeza yaremera aho bakunda kwita mu Rubirizi. Samuduha mu cyapa imodoka zihagarara.
uzaze dusengana Imana. Ukiyagira baza mu kigo cy'abazungu, ni mu rusengero ruri Power of Prayer Church. Dutangira saa 7 igitaramo cy'amasengesho. Ngwino dusenga Imana. Hari Imana yakuruhura, hari Imana yagutabara, hari Imana yakugirira neza. Reka nkubwire ijambo igihumure, ntabwo uzapfira muri ubwo buzima. Ngusaba ikintu kimwe, ihane, ureke Yesu agendane nawe, ureke Yesu abe number 1 mu buzima bwawe. Urebe ngo imiryango irafunguka. Ufashe rukuruzi ukayishyira mu biceri, ibiceri byose biza kuri ema, kuri rukuruzi. Nawe shira Yesu mu buzima bwawe, ibintu byose urebe ngo arabikuzanira. Ndakwinginze ntutume ibyo bigeragezo ukunyuramo ntibitumuhereza Yesu PIERRE. Icyo kigeragezo wicaranye naco ntikikwihereshe ngo gitume uhereza Yesu PIERRE, umubwire ngo warananiwe. Ibyo Yesu yakoze nibyo byari bikomeye. Impamvu Imana igiye kugutabara nuko uyu munsi uri muzima. Nubwo ufite ibibazo ntabwo uri sehashika, nubwo ufite ibibazo ntabwo uri mu bitaro, nubwo ufite ibibazo ntabwo akaguru kacitse, bikubera ikimenyetso ko yakurinze ibyo byago. Nibyo ngibyo urimo, Imana iri bwabigusohoremo. Shalom, kanda subscribe, tujye tubana mu bihe byiza byo gusenga. Iki kiganiro niba hari icyo kigufashije, gisharinga abantu 15 wakira ubwiza bw'Imana. Shalom, Imana iguhe umugisha.